Ndi papa sava. Ese chérie. Chérie. Nakumva. Ego kuse wowe umara isaha muri dushe koko? Umara isaha muri dushe? Nakitsirita. Si umbwira nkaza nkagutsirita n'ubundi byose ko ari cyo kimwe. Itsirita ryawe se. Ntabwo twaba muri dushe none. Nese n'undi simbona umaze bisaha. Umva banguka rero cyangwa ngucuri. Banguka byahageze. Banaje mukanya. Reka zari inyuguzi. Sawa. Niko. Aho ndari wowe shaka azava mejo nuko. Itsirita ryawe ndarizi. Umva banguka n'undi saha uyimazemo. Naje. Amazi arahama yafashe kubi. Niko. Sha, amazi. Ese na nubu? Na nubu? Ayaba. Sha. Se komande yaje. Yaje. Sha. Amazi ari hariyo ko ntaryoshye. Niko. Ujye usigaye muri dushe nawe ukamaramo imisaha wijyanye. Ariko se chere. Ntabwo uzi ko twajyanye se. Bigenda. Aha. Nuzi uko bijya bigenda. Yako n'ibindi byose se si isaha. Aya? Isaha yegereye. Siko tujya tumaramo nk'amasaha abiri. Ako turi kumwe n'isari kibazo. Yako sha. None ukuntu ujya unsirita sha. Mbabara utansubiza muri mudo kuko intege zose wazimaze. Arakuntu ujya unsiritaho. Ngira bikunda sha. Ya bintu ukuntu bikunda. Iyo unsiritse nyitsiritaho. Ako nkubisha gutyo kankubisha. Ako shaka gatinda. Nereza ari amavuta. Niko. Shaka kuntu unsirita sha nyitsiritaho sha. Ako noneho. Umunsi byarenze we. Agahise cyane. Ako nawe waje nyine ufite ukuntu ari muri mudu. None ukuntu wanyakiriye. Sha ntago byari kongora nyine. Rega. Waho ugomba kumwakira neza. Nkunda shaya turi kumwe buriye. Nimba ari ibintu nkunda ndabikunda. Ako bebe. Ugireba ukuntu yisotse yisotse koga nyine amazi akikuriho utose umubiri wawe. Uzwi n'ubuteye ubwuzu. Ndakureba nkahita numva nari naniwe imbaraga zose yanshanye ako nkahita nsubira kuri zero. Neza. Barambwiye. Baramwe bakunda iki kita cyane. Ukunda ikita cyane. Okay, yego nyine inda yawe ni nziza ifite itoto noneho nk'iyo nguryamye ndi kugenda nkikoraho gahoro gahoro ako nyine ngukunda wese. Yego sha urakoze cyane chere. Naho ubundi se undebye mu maso. Ubona ko afite imyaka 45. Wowe itoto neza. Mbona wayi ikibaju. Burya rero abantu banini shaho. Gatanu tujya dupfa no gusaza burya maze. Duhora n'ibyishimo. None ahubwo ikintu cyo narinze pe. Nyenzi ko abantu banini nyine muri gahunda. Ari nga ntacyo dushoboye. Ariko mana yanjye. None se uzima musenge buriya. Kunyahagiza mpaka. Buriya nubwo nyine mfite mbyibushye. Ndakomeye. Uzarujya ngenda. Sinashobora kugenda kilometero 5 n'amaguru kandi niruka. Sure. Reka ngo story rero. Umuntu tweze gutega ngo dusiganwe. Yari umuntu nanutse mutoya. Nuko dutega 5.
ndabana ndagusiga tu akavuga ati nayariye nayabaze nayariye usiko namwe n'umwitangirizwa nagize turiruka muciyeho ngo yumva ni rwahohora umuciye ngo yumva uruyaga rugunu azikirize murese buriya ni mpamvu namba natinze muri doshe nese sheri wagize ngo umuntu mutoya yoga nako umuntu munini yoga nese ivatiri nawe wasabye akakimwe egura mu modoka ngende hoho nuko vuga uriya mutoya wari nk'akavatiri ahita yoga nyina ko ngiye gukora hano hose mugongo byonyine yindi ko yoza bifata umwanya sheri niyo mpamvu inda yawe nyine ibiteye amabengeza urayikunda cyane ariko ngo nkunda wese nta gice na kimwe nibyo rwose pe sheri ko utariye brushette se umva ndaza kurya mu kanya bazitindanye zirakonje mukuru ariko apeti buriya twebwe rero ikindi kintu abantu batajya batumenya uzi ko ndeba gutya wagira ngo ndahaze kandi gushora amarayiko wakubye urabona ko nahindanyije gahunda reka amaze njye kwitera utuza shabura mbashonje uzi ko twebwe dusonza ukajya kumva ibintu by'ibiyoka birimo kuguruka mu ntago urumva bikaguruka urumva bikaguruka rwose kuvuga ko ari uguturuka sheri umva mbabarira nsubiza muri mudu mbabarira w'inkora uzi ko numva twakongera ntabwo nshobora uzi impamvu maze ndimo kureba nkumva ndagukumbuye ndagukumbuye shana mana mbabarira icyo kiganiro cyiwe nubwo nshonje kuri iriya gahunda ibi ntanabireka ariko gahunda ntabwo waba uri imbaraga ntabyumvishe se mbabarira ariko rero mfite n'aka gahunda nyine niyo mpamvu ureba ndimo kugira ubundi se si umusibe ejo bundi tukagaruka sibyo ni umusibe ejo bundi tukagaruka sibyo shero utaza kuza kwibagirwa rero utaza kuza kwibagirwa gahunda harya kangabanya amavuta ari ukuntu umuntu yisiga amavuta agahita yagakamera nk'urundazi banza ndebere urasa neza pe uri kipacuri avudatuma ngaruka kandi mfite indi gahunda mbabarira nanjye ntabwo mushaka pe mfite indi gahunda numva rero ukanyaruka ngende sibyo ndi kukubwira nyine ngo utanyibagiza gahunda harya si umunsi si wa gatatu sheri ziko nabyibagiwe koko ntabwo nabyibagiwe nimba ariko mfite ubwira ari ahantu afite akadiro karimo amafaranga ngiye kureba okay ikibazo rero burya bajya bavuga mu kinyarwanda isezerano ni ideni cyane sheri ngahumiriza ndahumiriza kandi ikintu ugiye kuba yizi kamoye sheri akira njye nakwemereye rwose buriya ngira gahunda nyera amazani ngira gahunda sinshobora kwica isezerano sinshobora kwibagirwa nubwo nihutaga ariko rwose ntabwo wanejeje akanagaki ako si iPhone se kangahe si iPhone se wambwiye kangahe nyine naguze iPhone rwose pe ndakubashije ngo iPhone kangahe ndabibona nyine na iPhone kangahe iramutse atariyo nakubwiye ngo biragaragara ni iPhone ariko iyi ni kangahe nagiye naka iPhone ariko kandi nanjye wambwiye iPhone se sheri si iPhone njye turavugana iPhone 17 ukanzanira iPhone 7 uri kumva iyo ntera iri hagati ya 7 na 17 ibyo se bikaba bihuriye he kuzikuri igitangaza se iPhone se
Se sheri. Simbona ari na keza. Umva nkubwire niba ari planka niba ari joke byarangiye. Mpereza telefone twavuganye. Se telefone singiye. Se sheri. Si kibazo kirimo se ni iki? Urampereza ko telefone ngo nkakoresha iki? None se. Nese twavuganye ngo icya Dael ku buryo ushobora kunzanira 7. Yewe no kutabisobanukirwa hanini. Ariko gendo ndumva ari rwose. Je bambwiye iPhone ndagenda ngura iPhone nyine. Mpereza telefone twavuganye. Ese singiye. Telefone singiye. Mpereza telefone twavuganye. Ko nawe ibingibi utanye n'ibintu byo kungora. Ibi ni ibintu byo kungora. Ndakubwiye ngo mpereza telefone twavuganye. Mpereza telefone twavuganye. Ase waretse nka telefone se iyi ngiyi. Ramaza mpereza telefone twavuganye 17 uri kumpereza kandi ngo nyikoreshe iki? Mbese kose kuki kuneza. Ramaza mpereza telefone cyangwa twitesa abantu. Telefone si iyi ngiyi. Ndakubwiye ngo mpereza ibyanjye cyangwa twitesa abantu. Wanze gusakuza kwe. Oya turitesa abantu niba ari byo urampereza ibyo twavuganye. Reba ibintu ugiye gukora. Shaka kugira ngo nibaze nta kibazo. Nta soni. Ngareba nk'ibintu kuze. Ariko ibiki niba nje tuvuganye ibintu byo bintu tuvuganye ukabyica. Ubu urumva nje ushaka ko nagitinga gute? Nazane se kwagitinga wapi? Amaza. Ako nakubwira ibigabo byinda kwagitinga ni 0. Kibazo se nicyo. Ramaza mpereza ibyanjye. Ase singibi. Ase mpereza ibyanjye cyangwa twiteza abantu bamenye icyo turi gupfa nyine. Ariko icyo turi gukora ni ibiki? Ibyo turi gukora ni ibyo ndi kukuvuga ko byumvikana. Bimeze bite ko hari abandi bantu bari muri bindi byumba muri gusakuriza? Papa Sava ngereka nkubwira ukuntu ibintu byagenze. Ramazani twarahuye. Twemeranya kujya tuza tukakora ibyo dukora iminsi 3. Kandi ku munsi umwe dushobora gukora inshuro irenze imwe. Tukaba twagera ku nshuro 3. Ku munsi umwe ibaza iminsi 3. Bari patano se. Uyu munsi rero wari umunsi wa 3. Ubwo mwarapatanye. Urumva? Uyu munsi wari umunsi wa 3. Twari twaravuganye ko ku munsi wa 3 azanzana iPhone 17. None Papa Sava ibintu byose birarangiye tumaze gukora ibyo dukora. Inshuro zingahe? 3. Ava no muri dushaka kunyibwirisha ngo dushatse ngo twakongera ngo ndibanje none reba telefone mpaye 7 twaravuganye 17. Ibaza intera y'10 yose. Arya boss iPhone 17 ubwo yabigura nanga. Yangiza kanzana y'imikino ngo ntago ngazi ngo kubisobanura ngo arafa hano ngo azagende kabitetereza ibyo se wabinzanira. Wowe izo wazuzimbwira. 17 yabigura nanga. Muri 2 na 2 na 500. Ku munsi wakoreraga 500. Ibyo ntago bikureba. 8. 500. Cyane bora kirimo na zahabu ndakora. none ubwo rero byanze. Jewe Papa Sava. None si 10 Iyo ni 7. Yakoze rangiye sinayemera nubwo byaba riri. Reba ari. Nubwo akaba rakabizo rwose. Wongera mu gafuka nubwo akaba rakabizo. Bambwiye iPhone akaba ariyo nzana. 17. Ramazan. Korera ibintu byandakaza. Ubu uruganda gukora usohoye ngo iPhone uko nyine zigenda zizamuka. Ngo niko nyine ngo imyobe nyaga igenda yiyongera. Ntabyo bagutumye hari byanditseho se mu buryo bakora. Ramazan. Muri kibazo nyine we kwiteza umuntu. Sarajye kiyemurate kandi urumve zo miliyoni zingahe Ramazan uko muzi. Ese kibazo koko. None se uyu munsi se ariko amaze n'imisi wa muganagira. Ariko no mukobwa arakwiriye gukora nahimbarwaga abantu bakavuza induru. Nyine abo muri kino cyumba twegeranye baragiye. Ntacyo ngiye nshakisha nyine. Ibyo byo nta birimo. Ibyo byo gushakisha byo umukure mu bitekerezo. Nta birimo. Akira. Turava hano mpereje telefone yanjye cyangwa tuve hano tujya kureba umugore wawe ampasigaye. Oya. Ibyo umugore se kandi. Ni ibintu bibiri urantereza telefone yanjye cyangwa tuve hano tujya kureba umugore wawe. Umugore nawe waburushe. Nantereze nyine ibyaha. Ni bya bintu bavugaga. Ubundi bya ngo kujya gupanga diro n'umuntu udafite ikintu ahomba. Ntacyo ahomba pe. Uyu ntacyo ahomba. Arazana umugore da.
ntacyo wumva se wumva iki suyo winjizaga hese yinjizaga hese ariko amasaha atatu urumva urumva ko ari sisiteme ngo benyagora ntibitaha kuko ku buryo yagenda bikemure nyine none se ubwo yabibwira umugore nyine nawe bikemure ntamuteze umugore nyine nese biragenda agiye kuzana ibyo ngibyo hano twahaje njye nawe kwibanga akorere kababwiza ariko ntabwo ibyo kuzana umugore byawe ni ukubona igare ryikoreye ikamyo none ukavuga ngo kugira ngo urimo arakorera y'ifuru igare ntacyo ryahombye igare ryapindamye nta shamburayeri se nta mareyo ntaki baragura piyesi de reshanje se none se cyamura ikibazo nyine nareke ngewe nshakishe mu bundi buryo ntabwo ibyo bishoboka none se ariko rero ntibanariye do ese bari kurya bate kandi wumva icyabagenzaga kidakunze wowe haryo ubwo gusa Ramazan miliyoni 2 haryo ubwo ngo 2 n'igice muri kugura beta bimenye za kwicisha miliyoni 2 n'igice ubwo nyine yaranje harya hari itungo kwa Ramazan rihaba babwiza ukuri rwose igipangu bakigurisha urabizi ndi umuntu wubatse vuba umugore wanjye abimenye vuba se urubatse urutabeshye wayakana urubatse ubu ufite urugo nta mugabo murimo wese n'umugabo uvuga yego uraza kuza kuri aya abanyanga urubatse wubatse iki se ubu urubatse birakomeye nawe uri mu bantu bagenda bagatanga inuze ngo bibe urubatse nafata umwanzuro vuba njye umwanya wo gutegereza wanjye warangiye iyo umwanzuro nyine nari mfite namwe muri abantu b'abagabo mugira inama se bakongeye iminsi ikaba nk'icumi umwanzuro nari mfite ngewe yandeka nkagenda nkashakisha nkareba ko ntabwo bishoboka ese kunteza umugore gusa ubwageza urumva nanjye sinakureka ubwo zigeze ujya muhura akakwishyuza iki ntabwo ibyo bishoboka pe birava hano birangiye ubwajya muhura ukavuga ngo nyishyure iki ubwo nibirangire natwe mutwishyura yacu nyine nta kundi ubu ngo papa sava iyi iPhone igeze nko kuri 700 niba atari nka 500 amaki amafaranga urumva ibihumbi 700 cyangwa 500 iyihe nampereze asigaye kashi cyangwa kuri phone ndajya kuyigura nawe guhirija na 20 iyi nani jana nago papa zava wari wayitunga se gisengera mu system itunga mureka mbabwire none uruzi ukuntu bazitunga aho kugira ngo ibintu bisakuze niteze rubanda n'umugore wanjye abimenye ahubwo njyewe ari amafaranga twari twizigamye kugura ikibanza na Suzana ikibanza kigiye mu mwobo nyaga reka ngiye nyamwongere noneho atware ni ariko nuko utamenya nyine ugiye kumuhangaye ese si 1,700,000 yongera kuri iyi ngiyi iyo ugiye kumuha nayame ntaribi abura nzayiyongereraho kora transfer ubwo ikibanza se kikagenda gutyo bose hano se uburetse hano uzi kutazi Mr tutarishyura byase ko byari bihari nyine telefone yawe ngiri yafata amafaranga unyoherereze ibintu birangire akira nswari sinkago mu byiciro miliyoni na 700 Suzana arangije urapfa kangahe se ubundi uguriho n'umuntu ngura kwica nturiho urapfa kora transfer papa nibyo bakubwira bati rero icyaha cyose ni ingaruka vuba cyangwa bitinze none se ingaruka urumva nimba ikibanza nimba barasebe ikibanza kikaba kigiye ahubwo ingaruka nubwo zizanarangira usazongera saving umuntu witwa no Suzana arabafata hariya kumva ko ari ubona habyimbye ugira ngo ni iki arayazirika hitafari arayazirika hitafari ishyira vuba na ubwo mukemura nibagiza munari n'akabizo k'urukundo nk'abantu nyine murangije ibibazo mahoro gucishwa wibagoye amafaranga nabitanga ke ariko nawe nkoreye ubugome